Yesu ashimwe cyane bavandimwe nshuti za Harmony, ndabaramukije aho muherereye hatandukanye, buri wese yumve ko musuhuje. Imana imuhe umugisha buri wese. Uyu munsi muvandimwe, noneho nkuzaniye ikiganiro cyiza cyane. Ni ikiganiro kivuga hejuru y'ikintu dukenera mu buzima buri munsi, mbese ikintu utagomba gutakaza n'isegonda n'imwe. Icyo kintu ntugomba kugitakaza n'isegonda n'imwe, kigomba guhoraho. Ntikigomba gutakara isegonda haba n'imwe, kigomba guhoraho tu. Kandi buri wese aragikeneye. Iki ni ikintu gikeneye abakristo, ubwo ndavuga abemera Yesu Kristo. Ni ikintu gikenera mu ncamake abemera Mana bose. Buri wese mu buzima, iki ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwe. Kugitakaza ni uguhomba ikintu gikomeye cyane. Iki ni ikintu gikenera abakire, ndavuga abantu bafatishijwe imibereho n'abandi bakiri ko bashakisha imibereho. Buri wese aragikeneye. Wakwibaza ngo ni igiki? Ni favor. Nimvuga favor ni ukwemerwa. Mu Cyongereza favor is what? Favor is approval. Favor is support or liking for someone or something. Cyangwa se is an act of kindness beyond what is due or usual. Favor ni ukwemerwa, cyangwa se ni ugushigikirwa, cyangwa gukunda umuntu cyangwa ikindi kintu. Iyo niyo favor. Favor ni igikorwa cy'ineza kirenze ico wari ukwiriye, cyangwa kirenze ibintu bisanzwe. So iyi favor muremera nkomeze nkoreshe favor ariko maze kuyigusobanurira. Iyi niyo favor. Buri wese rero arayikeneye. Uyu munsi ngiye kukuganirira ibintu biranga umuntu watakaje favor y'Imana. Ibintu bigaragaza umuntu utayifite. Uraza ubimenye. Urahita umenya ko ngira favor cyangwa ntayo ngira. Icya kabiri, muri iki kiganiro uraza kumenya ni ibiki bishobora gutuma utakaza favor y'Imana. Bishobora gutuma utakaza favor. Ibyo bintu byombi muvandimwe ndaza kubigarukaho. Noneho uraza kumenya n'ikintu cerekana ko favor uyifite. Iki kiganiro ntikigucike cyangwa ngo ugifungure utugikuraho ugisoze, ndakwinginze, kuko biragufasha ibintu byinshi. Mbere yuko nkomeza unyemerere ngushimire rero wewe ubana natwe, uhora ufungura izi video zacu ndetse ukadufasha no kuzisangiza abandi. Imana iguha umugisha. Muvandimwe, hano nakubwiye ko ari muri seminaire. Hano ni mu materaniro yo kwiga. Aha ni mu ishuri twigiramo ibintu n'ibindi. Tuzagenda dusangira cyane kandi ibikorwa sinzabatenguha, kandi nzahora mbahereza ibintu by'umumaro cyane. Imana ibaha umugisha. Shimire wewe wakoze subscribe, wagize neza kwiyemeza guhorana natwe kugira ngo ibyo dushizeho byose ubibone. Wewe utwumva utarayikora, ndakwinginze wayikora kugira ngo uyu muryango tube benshi, kugira ngo bidutere courage yuko ibiganiro byacu tubihaye abantu benshi. Iyi seminaire ibirimo abantu benshi. Uzabugize neza kubana natwe muri Harmony International Holy Church TV. Nyemerera rero dutangire ikiganiro cyacu muvandimwe. Mu buzima
mu buzima bwa buri muntu wese, mu buzima bwacu twese dukeneye favor y'Imana. Nayigusobanure favor ko ari ukwemerwa, ni approval, support or linking for someone or something. Favor is an act of kindness beyond what is due or usual. Kwemerwa, gushigikirwa cyangwa gukunda umuntu cyangwa ikintu just ariko ibyo bikakubaho gusa, uraza kubisobanukirwa neza. Ni igikorwa cy'ineza kirenze kirenze neza wari ukwiriye, kirenze neza cyangwa se kirenze ibintu bisanzwe wumvaga byagombaga kuba, hakabaho ikintu kirenze. Iyo niyo favor y'Imana. Icyo ni ikintu kigomba kuguma ku buzima bwawe wowe unyumva, ni ikintu kigomba kukuguma iteka, utagomba gutakaza na rimwe. Reka rero mpere ku rugero rwiza rwerekana nibwo ushobora kunyumva ukuntu umuntu. Reka duhere ku buzima bwa Isaka. Muramuzi Isaka, umuvandimwe wa Yakobo. Bibiliya itubwira neza ko bigaragaza ngo Imana yakunze Yakobo ngo yanga Isaka bakiri mu nda. Donc Esawu yahise abura favor akiri mu nda ya nyina. Uzakurikire rero ubuzima bwa Isaka kugeza umunsi se ahereza Yakobo umugisha. Uzakurikirane wumve ijambo se yabwiye Isaka, uzarikurikirane uryumve. Aha, dukomeze. Noneho turebe umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara mu bwana bwe. Aho inkuru, nureba inkuru ya Isaka na Yakobo, ubanza urebe ukuntu Yakobo yagize amahirwe, yagize favor, ariko mukuru we gakuru abura amahirwe. Reba uyu mwana w'ikirara, ndi kubanza kuguha urugero. Umwana w'ikirara mu bwana bwe akiri kwa se, turi kuganira, mu bwana bwe akiri kwa se ntaho tubona yagize ubuzima bubi. Ntaho kabisa. Ariko umunsi yiyemeje gutandukana na se, yakuweho favor. Kandi murabizi ko se yamuhaye umugabane warawutwara, ariko atwara umugabane, atwara ubutunzi budafite favor. Ubwo butunzi birivuga ko mu gihe gito bwari bushize ngo atangira gusangira n'ingurube. Kubwiza ukuri, nimba unatunze, nimba ufite n'amafaranga, nimba ufite n'ubutunzi, ukeneye favor. You need favor to protect you. Noneho iyo nkuru y'umwana w'ikirara uze kuyisoma muri Luka ibice 15, ukomeze uraza kuyumva neza. Nguheze urundi rugero, wibuke umwami Nebukadinezari. Umwami Nebukadinezari mu buto bwe ntaho Bibiliya igaragaza yabaye ubuzima bubi. No mu busore bwe, ariko amaze kuba umugabo ari umwami atakaza favor. Atakaje favor, atangira kubaho ubuzima nk'ubw'inyamaswa mu ishyamba, arisha nk'inka, atonda ikime, amera inzara kizi bisigaye makuru murayazi, kuko yarakuweho favor. So aha ndagira ngo nkwereke ko hari urugamba ugomba kurwana rukomeye cyane, kuko ushobora gutakaza favor uri mu nda, ushobora gutakaza favor uri umusore, ushobora gutakaza favor uri n'umugabo. Nta cyiciro kigaragaza ko udashobora gutakaza favor. Aha, reka rero turebe icyerekana ko nta favor ufite. Aha ngaha hashinga akadomo, hicare kabisa. Ni iki cyerekana ko nta favor ufite?
mu by'ukuri icya mbere ni ibintu byinshi ariko ndaguha bikeya kubera umwanya. Ikintu cya mbere ubaho ubuzima bugoranye nubwo wowe ufite akazi kaguhemba neza. Sinzi iki kintu uko kiri kumvikana. If you don't have favor, uyu udafite favor, kama wewe hauna kibali cha Mungu, ushobora kubaho ubuzima bugoranye no mu gihe ufite akazi kaguhemba neza. Mu yandi magambo, no mu gihe ufite amafaranga, ariko just ubuzima bwawe bukaba buragoranye, ukabaho ubuzima buzira umunezero n'ibyishimo completely. Ndabasangiza inkuru numvise just, sinzi ukuri kwayo ariko ishobora kugufasha. Ngo hari umuhungu wari umuzamu ariko agakora ku gipango c'ababosi. Abo babose ngo babaga muri etage, uwo muzamu yituriye hasi ariho akorera. Ngo igihe cyo kurya umugore akamuzanira ibiryo, uwo muzamu ico gihe yahembwaga ngo 20,000 by'amanyarwanda. Sinzi niba ari amanyarwanda niba ari amahehe simbizi, ariko yari maketu. Ariko wavugaga amakuru yavuze 20. Noneho umugore yaza ngo bakishima bakanezerwa, igihe boss atakoze akabarangiza ari muri etage, akibaza uyu musore mpembe 20,000 niki kimunezeza. Bukeye munsi umwe ngo aramubaza atari kushimishwa niki ko mbona munezerwa cyane nguhemba amafaranga make, niki kikunezeza? Aramubwira ngo icampi ibyo byishimo ufite umunsi umwe n'umugore wanjye ngo ubutunzi babutware. Haramubwira ati nkubwira ibanga nuko ukumbona ngira icumba cyanjye n'umugore akagira iki. Wibaza abo bantu mu buryo bugaragara bagaragaraga bariho favor, bafite ubutunzi bameze neza, ariko mu by'ukuri ntabwo bari mu mibereho myiza. Nico nari ngo urugero ngo ushobora iyo udafite favor ushobora kubaho ubuzima bugoranye n'igihe bibaye ngombwa ko ufite amafaranga menshi. Ukiri kunyumva utangira usanisha ubuzima bwawe na favor y'Imana. Uri mu buzima bufite favor y'Imana cyangwa ntayo? Icya kabiri kikwereka ko udafite favor, you will be rejected and unwanted. Utakataliwa kabisa, urangwa, ubaho ndacitiki n'icangiro zinzi ko bakivuga, ariko usa nkaho uri wiceye cyo kwangwa. Ntukundwe, uzumve hari abantu bakubwira ngo njewe ngo baranyanga ngo mu muryango and so on, muri famiye cyangwa se bene wacu njewe ndibankunda cyangwa bene ibyo. Donc uzahita umenya ko favor y'Imana, umuntu uriho favor agomba gukundwa byanga bikunda, agomba kugira ico bita igikundiro. Okay? Wibuke ko favor, ijambo rya mbere, ijambo favor ni ukwemerwa, ijambo favor ni ugushigikirwa, ijambo favor ni ugukunda umuntu cyangwa ikintu. That is the definition of favor. Ijambo favor wibuke ko ari igikorwa cineza kirenze igikwiriye, the act of kindness beyond what is due or usual. So nuwona rero ufite igihe cyo kwangwa nta kindi uzira, you don't have favor of God. Reka kwirirwa rero wirukanka ushaka nuko watanga ruswa ngo ukundwe cyangwa ushaka uko wakwikundisha kuba, not at all. Tafuta kibali ya Mungu, shaka kwemerwa kw'Imana, shaka imbabazi z'Imana. What I mean, dukomeze. Reka nkubwire, hari ibintu bitandatu bituma ubura favor. Hari ibintu bitandatu bituma ubura favor. Ndi kugira ngo isomo ribe rigufi ariko ni isomo rirerire cyane nateguye. Hari ibintu bitandatu bituma ugira favor ariko ndakubwira bitatu. Niwumve n'ibindi bitatu no bikubwira unyandikire muri comment. Nimba utarakora subscribe please wayikora, byadufasha tukabana muri uyu muryango, turi benshi dushigikiranye. Now ibintu bitandatu bituma ubura favor, ndakubwira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ukwihakana Yesu Kristo.
nimvuga kwihakana Yesu Kristo biragoye cyane, ntabwo byoroshe kubona umuntu uvuga ngo ntashaka Yesu igihe ari umukristo, biragoye cyane. Ariko kuko kwihakana Kristo cyangwa kwemera Kristo ntabwo bivuze kumuvuga mu izina, ntabwo bivuze guterana, ntabwo bivuze gusoma Bibiliya, ntabwo bivuze titiri ufite waba pasiteri cyangwa undi wari we wese, ntabwo bivuze amafaranga ufite, ntabwo bivuze ukuntu umaze kumenyekana. No, ahubwo kwemera Kristo bivugana ubusabane bwawe na Kristo buri gihe. So kutemera Kristo rero ni ugutakaza relationship, ubusabane bwawe nawe. So tukiraho rero nkubwire ngo ugomba guhorana ubusabane na Yesu. Ndakubwiza ukuri, ushobora kubura ahangaha unyumva Imana yarakuzamuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nyuma y'igihe gito ukibagirwa uwakuvanye ku cyavu, ukibagirwa uwagukuye ku cyavu, ukamwibagirwa pe. You need to build again your relationship with Jesus. Icya kabiri gituma ubura favor, a wrong heart, umutima mubi. Hano hatire attention kubwiza ukuri. Umutima mubi simvuga wa wundi bavuga ngo yimana imboga, ngo ntatanga, ngo ntaza sabwa n'amazi, si wo mvuga my friends. Nimvuga umutima mubi, buri umutima urangwa n'ibintu nka bitatu. Nyemere mbivuge mu ncamake ahantu hatindi. Umutima urangwa na attitude. Attitude is what? Attitude ni mtazamo. Mtazamo ni uburyo ubona ibintu. Donc nuvuga ngo umuntu agira umutima mubi, ubwo baba bavuga attitude, uburyo ubona ibintu. Okay? Umuturanyi wawe umubona ute? Umugabo wawe umubona ute? Umugore wawe umubona ute? Hari abantu babona abagore babo nk'umugisha, ariko hari abandi babona abagore babo nk'umutwaro, nk'umuntu wabujije amahwemo, cyangwa umugabo ukamubona nk'ikigeragezo wahawe ndetse wita umusaraba. Iyo ni attitude. So you can change your attitude, kuko your attitude ishobora kuba umwanzi wawe, ishobora gutuma uba umwanzi n'abantu kubera mutazamo wako, urabona ibintu uko bitari. Icya kabiri kiranga umutima ni interpretation, uko usobanura ibintu. Wowe usobanura ibintu gute? Hari abantu babona abana babo nk'umugisha, ariko hari abantu babona babo nk'umutwaro bahawe. Hari abantu babona abaturanyi babo nk'umugisha, ariko hari abantu babona abaturanyi babo boshira ahubwo ari n'abagoma, ari n'abandi bantu. Usobanura ibintu ute? Ndakubwira ibiranga umutima. Icya gatatu ni belief, uko wizera ibintu. Ibi bintu bitatu, attitude, interpretation na belief, iyo biteranyije bigira wa mutima. So mu bintu rero bituma ubura favor ni umutima mubi. Umutima mubi. Nimba ubona ibintu buryo bubi, ugasobanura ibintu mu buryo butari bwo, ukizera ibintu mu buryo bitari bwo, ico gihe ufite umutima mubi. Ariko nimba ubona ibintu mu buryo bwiza, ugasobanura ibintu mu buryo bwiza, ukizera ibintu neza, ico gihe ufite umutima mwiza. So uyu mutima mubi rero uri mu bintu bikukuraho favor y'Imana. Nujya gusoma mu Bami ba kabiri ibice 10 umurongo wa 15 wa 16 urasanga amakuru y'abami babiri, ariko kubera umutima wa Yohanadabu wari umeze neza, Yehu yamuhaye amahirwe. Uje kwasoma iyo nkuru urayumva. Yehu yaramubwiye ngo kubera ko umutima wawe utunganye wowe, haleluya, kubera ko ufite umutima mwiza, ndakugirira amahirwe, ndaguha amahirwe. So igihe ufite umutima mwiza, haleluya, igihe ufite umutima mwiza ntushobora kubura favor y'Imana. Mwibuke ko nakubwiye ngo Imana igiye kuguha umugisha ikoresha ibyo yaremye. So hari impamvu wowe utabona umugisha, kuko umugisha ugomba kunyura mu bantu. Nikueleze neno nzuri hapa my friend. Umugisha wawe ufitwe n'abandi.
umugisha wawe ufitwe n'abandi bantu. So kubera rero umutima mubi ufite utuma wimiriye umugisha wawe kukugeraho, because of your attitude, because of your interpretation, because of your belief. You don't receive the support, the blessing of God. Kugira ngo wumve ukuntu umutima ari ingenzi cyane, no mu Migani ibice 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Iby'ubugingo bikomoka. My friend, nkunda kubwira abantu ngo nibavuga ubugingo, we gutekereza ngo uzabona ubugingo ari uko wamaze gupfa. Ubugingo buhoraho butandukanye n'ubugingo nafsi yako kabisa. Mutima ugomba kwishima, ugomba kubona ubugingo ndetse bwinshi, ubuzima kandi bwinshi bumeze neza. Ndifuza kugusangiza ikintu cyitwa temperaments. Temperaments ni haiba. Ndashaka kubyinjiza hano mu mutima mubi kugira ngo wumve iyi temperaments haiba cyangwa se imiterere. Buriya abantu bari mu miterere y'uburyo bune. One ni imiterere cyangwa se ni temperament yitwa sanguine. Aba sanguine ni abantu bari optimistic, ni abantu baba bari social, ni abantu baba bari hopeful and confident about the future. Aba ni abantu babaho. Iki ni icyiciro cya mbere, ni icyiciro cy'abantu. Ni abantu bagira kwizera ko ejo hazaza, ni abantu bari sociable, ni abantu basabana. So wowe unyumva ugomba kumenya iyi si urimo ubana n'abantu bameze gute. Nimba uri umupastor ugomba kumenya ibi byiciro ko ari 4 mu bayoboke bawe. Nimba uri umugabo ugomba kumenya icyiciro umugore wawe abamo. Nimba uri umugore ugomba kumenya icyiciro umugabo wawe abamo. Ndaje mbikubwira. Icya kabiri ni melancholic. Melancholic ni abantu baba ari analytical and quiet. Ni abantu basesengura. Ni abantu bakunda gusesengura buri kamwe, wacambuzi. Abantu bakunda gusesengura buri kantu. Abantu bitonda. Nimba umugabo wawe ari melancholic, umuntu ukunda gusesengura, niyo cyo ushobora kumubwira inkuru, wamubwira inkuru ituzuye bigasoza kubwiye ngo ntukazumbwira ubusa. Donc yakubwiye ngo ntukazumbwira ubusa ukagira ngo ararakaye, ariko ni melancholic, ni umuntu ukunda guhabwa ibintu byuzuye. Urugero runaka bamwibye iki ngo ntabwo mbizi. Ese hajya yaratuyeho ntabwo mbizi ngo nuko nabyumvishije. Donc ugiye kumuha ibintu utazi, ahita kubwira ati ariko ntukambwira ubusa. Wowe ugahita urakara ngo sinzongera no kukubwira amakuru. Uzi ugomenya ko umugabo wakunda kubwirwa ibintu byuzuye, inkuru yuzuye, ibintu bisobanutse. Cyangwa umugore wawe niko ateye. Nimba nanone ari umusangwini, ari umuntu wigira icyizere cyo kubaho hejuru, ari umuntu sociable usabana, reka kugira umugore usabana ngo utangire umutuke ngo ariko ngo uyuvugana ngo na bene bari abantu. Niko aremye my friend, nta wundi mugamba bifite ngo niko aremye. Simvuze ko hari abashobora kubikora bafite ibindi bagambiriye, birashoboka, ariko hari abantu bateye gutyo. Nimba umugabo wawe asabana n'abantu mureka asabane mwihorere, niko ateye, kuko ibyo ntiwabimukuramo. Reka ngende ku bya kane, ku ba gatatu. Temperament ya gatatu ni choleric. Choleric ni abantu barakara vuba, kenshi bakarakazwa n'ubusa. Wibuke ko no mu bintu bituma amahoro ataba mu rugo, cyangwa se bituma umugisha w'Imana utaza cyane, cyangwa bituma udatera imbere. Okay, mu bintu bituma udatera imbere harimo kurakazwa n'ubusa buri kanya. Umukire yakuvugisha gato ukabura arakaye, uwo ntagaruka. Ariko ibyo si byo naje kubigisha hano. So hari abantu rero barakara, bamenye abayoboke bawe barakara vuba, menya abantu badakunda. Hari abantu wosetsa, hari n'abantu utosetsa. Ibi ndakwigisha wa mutima mubi utuma ukurwaho favor y'Imana. Abakane ni phlegmatic. Phlegmatic
iyi ni ndavuga ziga hayiba ya miterere. Phlegmatic n'abantu b'abanyamahoro, n'abantu bihangana. Umuntu ushobora kwambura ikintu ce yakikubaza, yabona ugiye gutera amahane akakubwira ngo aho kugira ngo usakuze kigumane. Ariko hari umuntu ushobora kukubwira ngo tuzagezanya kure nawe, ariko ikintu cyanjye ntuzagiheza. Ariko hari ushobora kuvuga ati bigumane rwose nta kibazo pe, uko cyaba kiri kose akakubwira ati bigumane. Abo ni aba phlegmatic, abo babaho, abantu bihangana. So umugore ashobora kuba yihangana cyangwa umugabo ashobora kuba yihangana, wishaka kumurema ukuremye, kuko nta n'abantu kenshi bahura bafite temperaments zimwe. No. So wishaka ico giye ndi kukwigisha umutima mubi kugira ngo umenye icarico. Icakane rero, icagatatu mu bintu bituma ubura favor y'Imana ni poor marital relationship. N'ubusabane bubi bw'abashakanye. Ubusabane bubi bw'abashakanye. Ibyo biri mu bintu bikuraho favor mu rugo rwanyu, byirukana favor mu butunzi bwanyu, kubera ubusabane bubi bwanyu mwembi. Muhora mu makimbirane, muhora mu mahane, muhora mu gutongana, muhora mu kurwana, muhora mu manza, muhora mu gusebanya. Familia ni ya kufunikana. Umugore n'umugabo bagomba gutwikirana. Imana ninshoboza nzakwigisha ibintu biranga urugo ruri hafi gusenyuka. Nzabikwigisha unyibutse muri comment, nzakwereke ibintu byerekana urugo ruri hafi gusenyuka. Ariko ubu ndakubwira ngo poor marital relationship, ubusabane bubi, ubusabane buke bubi bw'abashakanye butuma favor iva iwabo. Ntimushobora gutera imbere mwarwanye, ntimushobora gutera imbere mwatonganye, ntimushobora gutera imbere mutizerana my friends, ntimushobora gutera imbere mutaganira, ntimushobora gutera imbere muhishanya akantu kukandi, ntimushobora gutera imbere mutarebana umutima umwe ku wundi, ngo umuntu bibi bintu wazi, umuntu wese areba undi mu mutima, umuntu wese agaragaza uko ateye, umuntu wese amenyane na mugenzi we. Ntimushobora kugira favor y'Imana. Ndaguye ibyanditswe mu gitabo c'imigani, ni mu migani ibice 11 umurongo wa 29, ngira ngo sinibeshe, haravuga ngo utera imidugararo mu rugo rwe umurage uzaba umuyaga. Utera imidugararo mu rugo rwe umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Yes, nkunda Imana yuko ishobora no kumenya uwazanye amakimbirane, nubwo amahane yabaye, nubwo amakimbirane yabaye, nubwo mwatonganya, ariko Imana imenya kabizana ninde kabitera. Chongeza kivuga neza ngo he who troubles his own house shall inherit the wind, and the foolish shall be servant to the wise of heart. Ufite umutima w'ubwenge azakuyobora, uzamubera imbata. Bavandimwe nshuti za Hermon, I love you so much, kandi ndi hano kugira ngo dukomeze dufashanye. Please, ibi bintu nkwigishije rebera hamwe nimba ufite favor y'Imana. Wongere urebe nimba muri ibi bintu nta kintu kiri wawe gishobora kubakuraho favor y'Imana. Wongere wibuke neza ko wongere wibuke neza ko ushobora gutakaza favor igihe icyo ari cyo cyose, kandi igihe udafite favor wibuke ibintu akubwiye bigaragaza umuntu udafite favor y'Imana. Bavandimwe, nongere mbashimire, mwarakoze cyane kubana natwe, kandi ndagusabye uze ushaka umwanya utegere zino audio, izi video, izi n'inyigisho nziza, kandi ngusabe uzisangiza abandi, we kuzihererana please, zihereza abandi nabo